message ya kane ni iyihe? Nuko kugeza kuri izi saha abantu b'Imana Imana yongeye kubakira imiryango. Nabonye abadayimoni benshi, abadayimoni inzovu, mbona bazamukiye ku isi yose bahawe misiyo yo gusenya imiryango, kandi basenya imiryango mu buryo bw'amayoberane akomeye cyane. Hari abari gutandukana mukundana kubera ko hari imyuka yabatatse guhuza birabananira. Hari abari gutandukana mukundana kandi rwose mwamara no gutandukana umwe yagera hajya akavuga ngo why not, kubera iki ibi bintu nabikoze, kubera iki nabikoze, mukifuza kongera gusubirana bitagikunze. Kubera iki? Hari imyuka y'abadayimoni bamaze kwinjirira imiryango. Satani yinjira no mu bakijijwe. Imana irambwira ngo yongeye kubaka imiryango mu buryo bukomeye kandi bufatika. Hari ababyeyi nabonye bafite amarira yuko nta gikundiro bakigira mu ngo zabo, nta gikundiro ukigira imbere y'abana bawe, nta gikundiro usigaye ugira imbere y'umugabo mwashakanye mukundanye. Amazina mwitanaga uyu munsi ni nk'umugani. Ugupfuye agasona aravuga ngo yewera, undi nawe akavuga ngo mama runa, ubwo aba yakubashye cyane. Ariko mbere yari sheri, shushu, hani, sweet n'andi mazina meza. Ese mutekereza ko Imana yo idakunda ibyiza? Imana irambwira ngo ababyeyi yongeye kubaha igikundiro imbere y'imiryango yanyu, ndetse n'abagabo yongeye kubaha icyubahiro, igaruye icyubahiro cyanyu imbere y'abadamu banyu. Hanyuma rero irambwira ngo habeho gusenga. Kuri aba b'iki gisata mvuzeho harabaho amasengesho. Niba uzi ko urugo rwawe ruri mu manegeka, ukaba ubona ruri ku musenyi, kandi rwarahoze ari urugo ruzima, kandi rwarahoze ari urugo rw'icyitegererezo, tayari family yawe yaratatswe, ukwiriye kwinjira muri aya masengesho Imana igutegetse. Nutayakora, jewe mpanze message, wowe ugomba kuyakora kuko uzi inyungu. Njya mbona abantu bamamagara ngo se wambabariye ngo aya masengesho ngo tukayakorana. Reka nkubwire, urugo rwawe ni wowe rufitiye inyungu, kandi nanjye rufitiye inyungu kuko niwubaka mbarizwa mu gisata cya apostolike. Numugisha kuko itorero rizima, umuryango muzima n'igihugu kizima. Ni ukuvuga ngo rero, niba ufite ibibazo, ni wowe uzi ibibazo ufite kandi uzi n'icyabiteye. Icyambere, ushobora kuba ugira amahane mu rugo, ushaka kuba udaca bugufi mu rugo. Ibyo bikagukururira ingaruka zikomeye z'uko uhora uryana n'umugabo. Ibyo rero hari imyuka yakwinjiranye iri kugushwanisha, ukisanga warakariye uwo mwashakanye nta n'impamvu ihari. Ukwiriye rero kwinjira mu masengesho ugasengera family yawe kugira ngo abana bakure bafite affection y'ababyeyi bombi, ya papa na mama. Hanyuma iyo umbwiye ngo dusengane, Imana ngiye itambwiye ngo nyasenge, ntabwo ndi bwinjire mu gusenga kandi igihe Imana itanegetse gusenga. Nge nasenze ndahishurirwa, iryo hishurirwa ndari guhaye, nawe ukwiriye kwinjira mu bihe byo gusenga kuko wamaze kwerekwa uko ibintu bihagaze. Urashaka ko famiye yawe itera imbere, urashaka ko abana bakura bareba urukundo rw'umubyeyi w'umupapa n'umumama, injira muri aya masengesho. Imana yambwiye ko mugomba gusenga amasengesho y'iminsi 2. Ibyo kandi ntibisaba ko wowe urasenga ari uko bitanzemo itangazo. Injira mu bihe byo gusenga kuko wasanga ukugirira nabi cyangwa se ugutuma imyuka bibi ari we waba ugiye gutangariza ko ugiye gusenga. Winjire mu masengesho usengere urugo rwawe. Imana yambwiye ngo irashaka ko uyu mwaka urangira hari imiryango iri kwiyunga, kuko nagiye kubona mbona mu minsi mikuru imiryango yongeye kuganira, umugore n'umugabo baranezerwa. Imana irambwira ngo abo badayimoni nayo irabarwanije kugira ngo habeho umuryango muzima. Ni message nziza cyane. Ahasigaye nutariganwa usenga aya masengesho, uwo mugabo wakunaniye, uwo mugore wakunaniye agiye gufatwa n'imbaraga zikomeye z'Imana mu buryo butangaje, mu buryo nawe bizagutungura ukavuga ngo wow. Amahoro y'Imana abana nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Uri kumwe n'intumwa y'Imana Apostle Evode. Hari haciyemo iminsi ariko ntago ari myinshi cyane tudabonana, ariko turagira ngo tubabwire ko
turabakunda cyane cyane, tubahoza ku mutima abanyamuryango ba Riratashye Ministère. Mwese mwamaze gukora subscribe, turabashimiye cyane. Ndagira ngo rero tubanze dusenge Imana, twinjire mu butumwa Imana iba yaduhaye kugira ngo tugezeho abera bajya mu ijuru, abagenzi bajya mu ijuru. Data, turagushimiye mu izina ryawe rikomeye, mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Izina ryawe rihimbazwe. Turarukuraritse mwuka wera muziranenge kugira ngo uze ubane natwe uyu mwanya. Ducyashye imbaraga zose z'umwijima, ibitero, ibicaniro by'abadayimoni tubyambuye agaciro nonaha. Tuburijemo imigambi yose y'umwanzi, dutesheje agaciro imyambi y'umubi muri iki kiganiro. Turagisengeye kugira ngo kigire umumaro ku bantu bagiye kucyumva no kucyakira mu mitima yabo. Gihembure abera kandi gikangure itorero ryawe kugira ngo rikangukire kuzuzwa imbaraga zizadutumbagiza ikirere. Haleluya. Ndagushimiye ku bw'aba bantu bari muri Australia, ndagushimiye ku bw'aba bantu bari mu Bufaransa, ndagushimiye ku bw'aba bantu bari Canada, ndagushimiye ku bw'abantu bari Uganda, ndagushimiye ku bw'abantu bari muri Kenya badukurikiranye, Tanzania, Burundi, Kongo, u Rwanda, badukurikiranye mu bihugu byose ku isi yose, Oman, ibihugu byose. Reka abantu bahabwe umugisha nawe, reka abantu bahabwe kubohorwa n'imbaraga z'umwuka wera. Abo Satani yashyize ku ngoyi y'ikibi, tugicagaguje imigozi y'urukundo rw'umwuka wera n'imbaraga z'amasengesho. Ubane natwe, ubane natwe Mwami. Ntaba ari twebwe Kristo, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Imirimo n'ibitangaza bikoreke muri uyu mwanya mu mbaraga zikomeye zazuye Yesu, tubisabye twizeye, amen. Nkwifurije ubuntu buva ku mwami w'amahoro ari we Yesu Kristo, umwami w'abami. Munyemerere mbanze shimire Imana. Ndashimira Imana kubera iki? Ndashimira Imana kubwa Donald Trump, perezida watorewe kuzayobora izindi manda muri Amerika. Hari disikuru ziwe nakurikiye, hari ibintu bibiri nshimiye Imana. Imana yakoze ku buzima bwe, mbona uburyo yaciye bugufi, numva ngize umunezero. Niba hari umutwaro tuba dufite no kugira ngo abami n'ibikomangoma bubararire iyaremye ijuru n'isi, uwo mutwaro tuba tuwufite nk'intumwa z'Imana. Kubera ko buriya umuntu iyo yiringiye Imana aba ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashaka kunyeganyezwa. Nakurikiranye kwiyamamaza kwe, nkurikirana ibitero yagiye agabwaho, dufata umwanya wo gusenga kuko twari tuzi ibimuhishemo ko na Kristo nawe ari muri we, kandi abashaka kumwica bashaka kumwica kubwo bashaka kuburizamo imigambi y'ubumana mu isi. Ntituri bwinjire muri politike cyane kuko ahari twebwe turi mu gisata cy'iyobokamana cyangwa se mu gisata cy'abantu b'Imana, ariko kandi iyo tubonye abami n'ibikomangoma bizera Kristo bakahamya Kristo ko ari umwami n'umukiza, that's good. Ni ibintu byiza cyane, bidutera kuzura imbaraga z'umwuka wera, tukavuga ngo wow, habonetse apostolike unahagaze mu ntebe isumba izindi mu gihugu iki n'iki. Urabona, kugira ngo umuntu bamurase bene kari akageni bashake guhamya bene ahangaha ngo bahamye mu bwonko, noneho ahindukire kubw'uburinzi bw'ijuru, ugutwi aba ari uko barasa. Ahari bari bazi icyo bari gushaka. Bwa kabiri murabizi ari gukina ya mikino ya golf, nabwo umusaza yagiye gukurura imbarutso ngo amurangize, ariko Imana irongera ikinga ukuboko. Rero burya iyo uca mu bikomeye uranakomera, ariko kandi nanone burya iyo urwanwa cyane hari ubutunzi buba bukubitsemo bukomeye, Satani aba ashaka ko buburizwamo kugira ngo isi ayoreke. Ndashima Imana rero kubwa President of America,
Donald Trump. Ndabizi ko wenda ashobora kuba atumva ikinyarwanda, ariko kandi abari muri Amerika bumva ikinyarwanda ndetse no ku isi yose abasha kumva ururimi tuvuga rw'abanyarwanda. Ni ukuri mukwiriye gushimira Imana, mugahereza Imana icyubahiro. Ni umugisha ukomeye cyane isi yongeye guhabwa amahirwe. Kenshi murabizi twahanuraga ibintu bikomeye kubera ko leta yari iriho muri Amerika yari ifite ibintu bitatu cyangwa bibiri bikomeye twe tureba no mu isi y'umwuka, usibye no kuba babivuga banabitangaza, tukabona ko biraza koreka imbaga nyamwinshi mu mworera ukomeye cyane mubi. Hariho nka sisitemu bari bafite yo gutegeka ibihugu bya Afurika kwinjira mu butinganyi mu buryo buri clear, mu buryo bweruye. Harimo gutegeka kohereza imyuka mibi mu buryo butandukanye kugira ngo urubyiruko twisange mu biyobyabwenge bitandukanye, kubera ko bo nyine ni abasataniste banyabo. Si ukubasebya kuko nabo barabyiyemerera, kuko iyo umuntu ahagarara akavuga ngo ndashaka ko bitatu bya kane cyangwa se bibiri bya kane cyangwa se kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bapfa bagashiraho, kubera ko isi yabaye yuzuyemo abantu benshi kandi dukeneye kugabanya. Bene uwo muntu ntabwo aba ayobowe n'umwuka w'Imana kameme. Hanyuma ikintu cya mbere rero nashimiye Imana, nk'uko twagiye duhanura ko umwuka w'ubutinganyi tutazawemerera. Ibyo simbivuga nk'umunyepolitike, ndabivuga nk'ubarizwa mu gisata cy'iyobokamana, ariko kandi n'abanyepolitike babirwanyije kudeshapo. Imana ibaha umugisha cyane cyane, ibahaze kurama, ibahaze imbaraga, kuko bene bino bintu bikurura umuvumo mu isi, bikurura umuvumo mu muryango. Ndetse urubyiruko, iyo tubona urubyiruko munsi y'imyaka 35, twese iyo tubona hari bamwe mu bavandimwe muri barumuna bacu bakuru bacu bari kwiyahura muri iyo myanda, tugira inimba n'agahinda nkatwe abahamagawe tukarokoka umujinya w'Imana, tukacika umwijima wa Satani. Rero icyo ni ikintu cya mbere twabonaga ko isi iri mu mworera, kuko turabizi ibintu bikongeza umujinya w'Imana, icyaha cy'ubutinganyi kizamo n'icy'ubupfumu. Hanyuma icya kabiri cyaduteraga kuvuga ibikomeye, nuko hari gahunda yo gukuramo inda, gukuramo amada. Burya iyo umuntu yamaze gusama, umwana atangiye kwirema bikiri amazi, ku baganga muri kubyumva, Imana iba yamaze kubara umuntu mu gitabo, mu ikaye yayo, cyangwa se mu ikaye indangamimerere y'ijuru. Ijuru riba ryamaze kwandika nzayitura iki Evode umunyarwanda, cyangwa se uyu n'uyu. Imana ikaba yamaze no gupuraninga ibyo azakoreshwa mu isi. Iyo rero hariho abantu bamwe na bamwe bashyigikiye ko uwo muntu apfa, kameme ni ukwica umuntu, ni ukumena amaraso. Noneho muri politike hose, wenda nta politike kuva kera, nta politike wenda itica ngo inakize, kuko biravuga ngo umwami ntatwarira inkota ubusa. Ariko iyo bavuze ngo gupfa, hari amaraso Imana yita amaraso atariho urubanza. Urumva, hari abantu bapfa Imana ntigirane ikibazo n'amareta n'abakomeye, ariko hari abandi bapfa noneho Imana ikagirana ikibazo n'ababishe. Kubera iki? Hari amaraso yitwa atariho urubanza, amaraso y'abaziranenge. Bene ayo maraso kuyamena, cyangwa se kwica abo bantu no kubatoteza, ubaziza ko bagiye kuvukira mu gihe udashaka, baziza ko bagiye kuvukira mu gihe ibiryo bibaye bikeya ushaka kubikiza kugira ngo ukomeze urye, ni ubunyenda nini. Imana ihora inzigo. Kandi murabizi ko na David Imana yari yaramwemereye abagore muri Yerusalemu, ariko igihe kimwe yica Uriya, hanyuma asambanya umudamu we, yamusambanije. Imana iravuga ngo wamennye amaraso atariho urubanza.
mutekereza ko se Dawidi ariyo maraso ya mbere yari amennye? yari yaramennye amaraso menshi, ariko amaraso atariho urubanza yamuteje akaga gakomeye cyane. Yes, twashimaga Imana kubw'ibintu bibiri. Bwa mbere na mbere nyine ku bwa Donald Trump, Imana imuhe umugisha cyane kandi imukomereze mu ngoma Imana imushizemo, kugira ngo wenda nahoze numva anarwana ku ijambo ry'Imana avuga ngo buri munyamerika wese atunge Bible. Mana we, ni ibintu bitangaje cyane. Kiriya ni igitangaza isi hawe, ni ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Ndagira ngo kandi abanyamasengesho mbasabe ku isi yose ababasha kumva ururimi ndi kuvuga, musengere uriya musaza Donald Trump, nyakubahwa perezida wa Amerika. Mu musengere cyane, ntabwo yabintumye, ariko kuko nzi icyo tuzaba dusengera icyo ari cyo, mumushyireho amasengesho menshi, kuko umuntu nk'uriya abagabwaho ibitero bikomeye cyane kugira ngo ye kubangamira Satani. Rero turagira ngo amubangamire cyane mu mwuka. Imana ibaha umugisha. Dufite message zigera kuri enye. Message ya mbere, nuko Imana igiye gukiza indwara zananiranye abantu. Ntabwo mvuze ngo muze mbasengere, Imana yantumye ngo igiye kubakizayo ubwayo, kuko nagiye kubona mbona marayika w'Imana afashe urushinge akajya rutera abantu. Hanyuma hari abantu mwagiye kwa muganga, indwara murwaye zirabura, bapima bafata examen y'amaraso, basanga mu maraso yawe bimeze neza. Bafata ibizami byose nyine bafata, basanga nta kibazo ufite mu mubiri, kandi muri wowe komte uraribwa cyane mu buryo bukomeye cyane. Kumvisha abantu ko utarwaye nawe biba byakuyobeye, kuko uraribwa cyane. Bene abo bantu bari muri icyo gisata cy'abantu bapimwe izo ndwara, hanyuma izo ndwara bagasanga nta ndwara ufite kandi wowe ubabara cyane. Nabwiwe ngo hariho ibitero by'abadayimoni n'imbaraga mbi za Satani zihishe mu myuka mibi, kugira ngo zirimbure abantu cyangwa se zibakure mu buzima bwabo. Rero Imana irambwira ngo mbabwire ngo ikinzu ukuboko kwayo mu buryo buhambaye cyane, ibahaye urushinge rw'abisi batazi, ibatamitse ikinini cy'abisi batazi. Ahantu uri aho ariho hose ku isi wumva ururimi mvuga, wakire gukizwa n'Imana, wakire kubohorwa n'Imana, kuko uko mubona isi yubatse, Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigisha iby'ijuru. Ni ukuvuga ngo sisitemu y'ijuru nayo igira imiti. Hanyuma uko habaho abaganga mu isi, n'ijuru naryo rigira abadogiteri. Abo badogiteri bahagarariwe na Kristo, niwe dogita mukuru. Nushaka kubirwanya, ndashaka kukubwira ko ubwo umugabo witwa Luka bamubwiraga ko hariho umuganga uri kuvura abantu i Yerusalemu adakoresheje ibinini n'inshinge, yarahakanye cyane, arababwira ngo nimunjyane ndebe uwo Yesu witwa umuganga, cyangwa se uwo muganga uri kuvura atarabyigiye, uwo mudogiteri urimo ahumura abantu, ataba mu rugaga rw'abavuzi. Hanyuma uyu Luka rero bamujyanye, ahageze Yesu ngo ahumura umuntu wari uhumye, kandi ngo yari atobye akondo, atoba kondo akamusiga ku maso. Hanyuma ngo arangije wa muntu ngo arahumuka, aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi, hanyuma nurangiza kwiyuhagira mu kidendezi, hanyuma ugende utanga ituro ku mutambyi. Wenda isi irimo iragerageza kuvuga ko ibintu by'Imana bidakora, ariko twebweho twarayibonye, twabonye imirimo ikomeye y'Imana. Bamwe muri twebwe si uko byari bimeze, dufite ubuhamya kandi bufite n'ibihamya. Rero mwakire gukizwa n'Imana. Dogita mukuru witwa Kristo umwami w'abami, we yamanuwe no kugira ngo akuvure, aguhe ubuzima uyu mwanya. Iyo ni message ya mbere. Message ya kabiri ni message imeze gutya. Ndagira ngo nongere ntangaze mu mwuka w'ubugwaneza,
niba warigeze kumenya ko ijuru ribaho, niba warigeze kuvuga imirimo y'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndagira ngo nkutangarize ko ijuru ryamaye itangazo ngo ntirizemera kuguhomba. Aho kugira ngo riguhombe, amafaranga washoye mu nzoga uri kunywa, Imana iraje iguhombye, noneho wongere gukanguka mu isi y'umwuka, kuko Imana ntiribwemere gutakaza ubuzima bwawe. Biravuze ngo rero, kugeza kuri izi saha, muntu wamenye Kristo, muntu wamenye Imana, muntu wayoboraga itorero, ukavuga ngo bararifunze, ngiye kunywa inzoga, ngiye kwiba, ngiye gusambana, mbaye mubi kuko ibihembo Imana impembye ntabwo ari. Ndagira ngo nkubwire ko ijuru rikumanukiye rifite umubabaro kandi rifite n'umujinya. Imana yatangajwe n'abantu bayivuyeho kuko hari isengero zifunzwe. Yaramwiye ngo mbabaze ngo ese mwayizeraga kuko mwicaye ku ntebe z'ibyubahiro, cyangwa mwayizeye kuko hari aho yabakuye, hari n'ibimenyetso yaberetse ko muri abana b'Imana, irabakuza ibashyira hejuru ibaha icyubahiro. Irambwira ngo yari izi ko ariyo mpamvu mwayizeye, ngo none mwari mwarayizeye kubw'amatafari abumbye n'inkuta zisize cyangwa se n'uruhimbi mwicayeho. Irambwira ngo bamwe muri mwe yarabapimye ibona ko mudashyitse, cyari igipimo. Kandi irambwira ngo nongere ntangaze ko umukiranutsi niyo yagwa atazarambarara. Irambwira ngo mwongere mukanguke ibibakangura bitaraza. Ndagira ngo nkubwire ko inyuma yawe hari ikigukangura neza cyangwa nabi, imbere yawe hari ikigukangura neza cyangwa nabi. Tayito yose waba ufite, uko waba uhanura kose, niyo waba uhanura inyenyeri zikamanuka, Imana ngo yanze guseba kubera mwebwe. Igisebo muri kuyitera kiri kuyitera umubabaro. Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo kandi mbahe message ya kane. Message ya kane ni iyihe? Nuko kugeza kuri izi saha, abantu b'Imana, Imana yongeye kubakira imiryango. Nabonye abadayimoni benshi, abadayimoni inzovu, mbona bazamukiye ku isi yose bahawe misiyo yo gusenya imiryango, kandi basenya imiryango mu buryo bw'amayoberane akomeye cyane. Hari abari gutandukana mukundana kubera ko hari imyuka yabatatse guhuza birabananira. Hari abari gutandukana mukundana kandi rwose mwamara no gutandukana, umwe yagera hajya akavuga ngo why not, kubera iki ibi bintu nabikoze, kubera iki nabikoze, mukifuza kongera gusubirana bitagikunze. Kubera iki? Hari imyuka y'abadayimoni bamaze kwinjirira imiryango. Satani yinjira no mu bakijijwe. Imana irambwira ngo yongeye kubaka imiryango mu buryo bukomeye kandi bufatika. Hari ababyeyi nabonye bafite amarira yuko nta gikundiro bakigira mu ngo zabo, nta gikundiro ukigira imbere y'abana bawe, nta gikundiro usigaye ugira imbere y'umugabo mwashakanye mukundanye. Amazina mwitanaga uyu munsi ni nk'umugani. Ugupfuye agasona aravuga ngo yewera, undi nawe akavuga ngo mama runa, ubwo aba yakubashye cyane. Ariko mbere yari sheri, shushu, hani, sweet n'andi mazina meza. Ese mutekereza ko Imana yo idakunda ibyiza? Imana irambwira ngo ababyeyi yongeye kubaha igikundiro imbere y'imiryango yanyu, ndetse n'abagabo yongeye kubaha icyubahiro, igaruye icyubahiro cyanyu imbere y'abadamu banyu. Hanyuma rero irambwira ngo habeho gusenga. Kuri aba b'iki gisata mvuzeho harabaho amasengesho. Niba uzi ko urugo rwawe ruri mu manegeka, ukaba ubona ruri ku musenyi, kandi rwarahoze ari urugo ruzima, kandi rwarahoze ari urugo rw'icyitegererezo, tayari family yawe yaratatswe. Ukwiriye kwinjira muri aya masengesho Imana igutegetse. Nutayakora, jewe ntanze message, wowe ugomba kuyakora kuko uzi inyungu. Njya mbona abantu bamamagara ngo se ngo wambabariye ngo aya masengesho ngo tukayakorana. Reka nkubwire, urugo rwawe ni wowe rufitiye inyungu, kandi nanjye rufitiye inyungu kuko niwubaka mbarizwa mu gisata cya apostolike. Numugisha kuko itorero rizima, umuryango muzima n'igihugu kizima. Ni ukuvuga ngo rero, niba ufite ibibazo, ni wowe uzi ibibazo ufite kandi uzi n'icyabiteye. Icyambere, ushobora kuba ugira amahane mu rugo,
ushaka kuba udaca bugufi mu rugo, ibyo bikagukururira ingaruka zikomeye z'uko uhora uryana n'umugabo. Ibyo rero hari imyuka yakwinjiranye iri kugushwanisha, ukisanga warakariye uwo mwashakanye nta n'impamvu ihari. Ukwiriye rero kwinjira mu masengesho ugasengera family yawe kugira ngo abana bakure bafite affection y'ababyeyi bombi, ya papa na mama. Hanyuma iyo umbwiye ngo dusengane, Imana ngiye itambwiye ngo nyasenge, ntabwo ndi bwinjire mu gusenga kandi igihe Imana itanegetse gusenga. Nge nasenze ndahishurirwa, iryo hishurirwa ndariguhaye, nawe ukwiriye kwinjira mu bihe byo gusenga kuko wamaze kwerekwa uko ibintu bihagaze. Urashaka ko famiye yawe itera imbere, urashaka ko abana bakura bareba urukundo rw'umubyeyi w'umupapa n'umumama, injira muri aya masengesho. Imana yambwiye ko mugomba gusenga amasengesho y'iminsi 2. Ibyo kandi ntibisaba ko wowe urasenga ari uko bitanzemo itangazo. Injira mu bihe byo gusenga kuko wasanga ukugirira nabi cyangwa se ugutuma imyuka bibi ari we waba ugiye gutangariza ko ugiye gusenga. Winjire mu masengesho usengere urugo rwawe. Imana yambwiye ngo irashaka ko uyu mwaka urangira hari imiryango iri kwiyunga, kuko nagiye kubona mbona mu minsi mikuru imiryango yongeye kuganira, umugore n'umugabo baranezerwa. Imana irambwira ngo abo badayimoni nayo irabarwanije kugira ngo habeho umuryango muzima. Ni message nziza cyane. Ahasigaye nutariganwa usenga aya masengesho, uwo mugabo wakunaniye, uwo mugore wakunaniye agiye gufatwa n'imbaraga zikomeye z'Imana mu buryo butangaje, mu buryo nawe bizagutungura ukavuga ngo wow, Imana ishimwe ko inkoreye igitangaza. Hanyuma twavuze message enye. Message ya kane ari nayo iri finali, tukinjira mu mwanya wo kubasengera. Ariko kandi kubabwira ko iyo umuntu avuze ngo dusengane ntabwo ari ukuvuga ko dutinya amasengesho no kwiriza ubusa, kuko niwo muhamagaro. Ariko kandi turagira ngo mwitoze gusenga, kuko uwahekagwa agiye kwigenza. Kandi ndashaka kukubwira ko iyo turi kuvuga ibi ngibi tuba dufite amakuru aturuka mu bwami bw'Imana. Umuntu wahekwaga agiye kwigenza, uwatamikaga agiye kwiga kwitamika no kwihigira. Ibyo bihishemo ubwiro bwinshi. Hari igihe Yesu yavugiraga mu migani, kandi ntabwo turajya kureye kuko ni umwami wacu, ni umwami w'amahoro. Message ya nyuma ni message nayo nziza, ariko nanone ifite n'urundi ruhande ikosoramo abantu. Imana ngo yarambwiye ngo yitegereje imbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Izindi zo hari uko mbitekereza, ibyo nibyo niyongereyeho. Izindi zo hari zagenewe gukora amarorerwa. Abo bahisemo nyine, bahisemo aho bajya mu kuzimu, abo nta kimana ibabaza. Ariko hari abantu hano ku mbuga nkoranyambaga bitwa abakozi b'Imana. Nagiye kubona mbona ijisho rinini ririmo rirareba imbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Noneho iryo jisho riri kureba imbuga, noneho mbona iryo jisho riri kureba igisure kinini cyane, kibi cyane, kibi. Ijisho ryari risa naho ryabaye nk'umutuku kubera umubabaro. Hanyuma Imana irambwira ngo ndareba mbona abantu bafatanye mu mashati. Ndavuga se ko ntabona bafatana mu mashati. Imana irambwira ngo irambiwe iterana ry'amagambo y'abitwa abantu bitwa abahanuzi n'abapastori. Munyumve neza, ntabwo Imana ngo yahamagaye umupasiteri ngo ahangane n'umuhanuzi. Ntabwo yahamagaye umuririmbyi ngo ahangane n'umudiyakoni. No, irambwira ngo izi ntoki uko ari 5 zose ziruzuzanya. Iyo zigiye gufata ikintu zigiterurira icyarimwe, ntabwo uru rutoki rurwanyura, nta nubwo uru rurwanyura. Imana irambwira rero ngo abakozi b'Imana mu bisata ibyo ari byo byose, mu gisata cya gihanuzi, mu gisata cya apostolique, mu gisata cya pastoral, mu gisata cyo kurabya no guhimbaza, mwese mumeze nk'izi ntoki.
irambwira ngo irashaka ko umupasiteri yuzuzanya n'umuhanuzi, irashaka ko umuririmbyi yuzuzanya n'umudiyakoni, ngo hanyuma tugatebutsa ubwami bw'Imana, kuko itorero rirenda gutaha rigakurwa mu isi. Mu gihe kiri imbere muraza kubona ibintu bikomeye, hari amagambo atazemerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ibintu bitazemerwa, kuko Satani ntashaka ko abera bakomeza guhishurirwa aho isi igeze, kuko uko abera bakomeza guhishura amabanga y'isi na Satani, niko abakorana na Satani bari kurushaho kugira ubwoba, bigatuma imishinga yabo bayihagarika. Bityo rero sisitemu yose y'isi mu gihe kiraza kuza, iraza kugira ibintu yanga bisa naho bimena amabanga akomeye cyane. For example, ubu kwigisha igitabo cya Daniel bigiye guhinduka igitutsi gikomeye. Icya kabiri, kwigisha igitabo cy'ibyahishuwe bigiye guhinduka ikibazo gikomeye, ndetse n'ibindi bigenda bihishurwa n'abahanuzi. Ndagira ngo mvuge iki rero? Ndagira ngo mvuge ko uyu mwanya nuwo kugira ngo wivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Imana ntishaka ko utikura n'umuhanuzi, Imana ntashaka ko umupasiteri ahangana n'undi mupasitori, ntabwo ibishaka pe. Bitabaye ibyo isi wenda iri kubibabuza mukanga, ariko ijuru umunsi ryavuze ngo ntabwo tubyemeye, noneho rikamanura inkoni. Nk'umuhanuzi mukuru mu gihugu ndakarabye, sinzagira uwo mbazwa muri mwe, ni imiburo. Bibiliya muri Ezekiyeli iravuga ngo umurinzi w'inkike nimutuma kurinda cyangwa se kuburira umunyabyaha ntamuburire, agapfa azize ibyaha bye, ibyo byaha nzabiziza uwo nari natumye. Rero twebwe iyo twatumwe, bamwe muravuga ngo ni indonke dushaka, abandi ngo ni ibi dushaka, ariko nibaza n'ababivuga ko ntawe ndabona uramfatishiriza imbabura. Izo ndonke utampaye nazihawe nandi. Ariko sindiho ngo duterane amagambo, ariko ibyo utizera jya umenya ko hari ababyizera, n'ibyo utemera jya umenya ko hari ababyemera, kandi nawe ujya umenya ko ibyo wemera siko natwe tubyemera. Rero reka twubahane mu myemerere no mu myizerere y'ibyo twizera. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo twinginge Imana, duhamagare ineza y'Imana, duhamagare ubuntu bw'Imana, duhamagare urukundo rw'Imana, duhamagare imbabazi z'Imana, duhamagare kunesha kw'Imana. Muri iyi minsi utanesherejwe n'Imana nta bindi bishoboka, nta kindi wabona cyakuneshereza. None se kutunza amafaranga, why not? Kuki urara witera inshinge kugira ngo usinzire? Wakiseguye amafaranga ugasinzira, birakwereka ko hejuru y'imbaraga z'amafaranga hari imbaraga z'Imana. Hanyuma se ko uri umunyacyubahiro ukomeye, ariko se kubana na kanseri y'amara, kubera iki utabwira imbunda zikomeye cyane aho muri ibyo bihugu bihambaye ngo zirase kanseri ziyikure muri wowe? Birakwereka ko hejuru y'ibyo uzi hari ibindi utazi ugomba kugira gute kumenya. Murakoze. Nshimiye abantu mwakoze subscribe kuri Riratashye Ministère Pastor Evode TV. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'intwari, kandi muri abantu biyerekwa rigari cyane, rigari, kuko ntiwakora subscribe ahangaha udafitiye iyerekwa. Iyo udafitiye iyerekwa ujya gukanda aho usanga ngo bambaye ubusa, ngo ukibaza ibyo nk'ibyo bizakuganisha he. Ariko iyo uri umunyeyerekwa, uri umwana w'Imana, umenya abana b'Imana bagenzi bawe aho bari. Ariko iyo utari umwana w'Imana, nyine urabyumva nawe upyonda ku byo Satani yazanye, kandi nabyo ndatekereza ko ari byinshi kurenza uko wowe utekereza. Uzi ko ari ukwishimisha, ariko bizarangira bikujyanye mu mwobo, kandi kugira ngo uwuvemo bizakugora cyane. Reka dusenge. Urakoze Yesu kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze muri kano kanya. Uyu muntu ndamusengeye kugira ngo agire ihishurirwa ryagutse mu buryo butangaje. Amaraso ya Kristo yaviriye igorogota, ndagira ngo yeze umuntu wese ucishijwe bugufi n'ijambo ryawe n'ubutumwa duhawe. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu. Bibiliya ihamya neza ko Kristo ari we mahoro yacu. Turakwizeye no mu bihe bigoye Kristo. Uyu muntu nawe arakwizeye no mu bihe by'akaga. Umwami w'abisi yamaze gutoza ingabo ngo zidutotore, ariko ndabona neza zitugera amajanja.
ariko duhagaze mu kibaya idura kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zigaragarire muri Saduraka na Meshake na Bedenego. Ni igihe cyo kugira ngo umwuka wera anyeganyeze isi buheruka. Turasenze kugira ngo izi mbaraga z'abakonikoni, imyuka y'ubupfumu, dufashe miri mu izina rya Kristo Yesu. Turasandaza ibicaniro by'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Dusengeye imiryango kugira ngo yubakike, dusengeye ibihugu byose ku isi kugira ngo bimenye inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Ubuzima kubera turatura ubuzima ku bantu bari mu bihugu birimo imyuka iteye ubwoba, turayambura agaciro kuko twahawe iyo autorite mu izina rya Kristo Yesu. Indwara zikire, kanseri zikire, diabete zikire. Muri uyu mwanya mwiza turasenze kugira ngo abaguye babyutswe n'imbaraga z'umwuka wera. Igitangaza gikoreke muri iki kiganiro, hagira umuntu wandika muri komenti ko agushimiye ko hari ikintu ukoze, kuko Bibiliya iravuga ngo turabambi n'ibikomangoma, turabana Imana yarose mu bise by'amaraso. Ndasenze kugira ngo udutwikire kandi ubuze uko agira umugirire neza, abone ukuboko kwawe. Cya gikona cyagaburiye Eliya munsi y'igiti, ndasenze ngo ibyo bikona byongere kugaragara mu bantu b'Imana. Urakoze ko ubyumvise, urengeye itorero ryawe n'abantu bawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagira ngo kandi umuntu utarakira Yesu, sinzi ahuri, ariko itorero rirenda gutaha. Turi kuvuza impanda za nyuma. Bamwe baravuga ngo niko byahoze, abandi ngo basogokuruza bapfuye bavuga ko Yesu aje, none ntabwo araza. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko igihe niki, kuko icyo gihe uvuga ibyanditswe byera, ibyo Yesu yavuze byari bitarasohora bimwe na bimwe, ariko uyu munsi nta gisigaye ngo itorero rikurwe mu isi ritahe. Ubu twese turindiriye ko umugeni ahamagarwa akazamuka. Anytime itorero ryatumbagira, mu gitondo cyangwa nimugoroba, itorero ry'Imana wajya kumva ngo riratashye. Niyo mpamvu channel yacu twayise riratashye ministère. Ubwo n'abanyamuryango twitwa gutyo. Mu minsi iri imbere Imana nidushoboza, hari abanyamuryango b'indani, tuziga uburyo noneho tugomba gukora umurimo w'Imana, tukavugiriza ubutumwa bwiza aho uri hose. Warakanze subscribe, tugusabe kujya ufata inyigisho kugira ngo wigishe abandi mwegeranye. Hanyuma rero kubakurikira ubutumwa batabugenewe cyangwa se batumva ibyo ari byo, ntekereza ko ngewe sibo naziye, ahubwo Imana yanzanye kugira ngo nkangure itorero rya Kristo. Niba utari mu gisata cy'abana b'Imana ugakurikirana iby'abana b'Imana, kamemu bizagucanga, kuko uzibaza impamvu, uzibaza uko Imana ivuga, ariko kuko utayizi ntuzamenya ko ivuga. Uzambona nk'umuntu uri aho nyine, cyangwa se nk'umweskoro, kuko ibyo ndi muntu ubizi. Ni kimwe nanjye nk'uwambwira ngo nimfate we imbunda y'umusirikare, sinamenye icyo nyikoresha, kamemu nayishyira ku rutugu gusa, cyangwa se nk'abandi munayihorere kuko ntazi icyo nayikoresha jewe, kuko sinabyigiye. Rero iyo utahamagariwe ibintu ntabwo biba ari ibyawe, ntuburiho ngo ubikritike. Iyo utabizi urabyihorera. Turagira ngo kandi mutagibwaho umugayo, kubera ko bamwe muri mwe ntimugitinya n'ibizira, ntimukibitinya. Abantu babaye akahebwe. Ariko nyine Bibiliya iravuga ngo aho umwuka w'Imana atari, abantu bigira ibyigenge. Ntabwo nakurenganya, ariko nasabaga ngo niba utari mu gisata cy'iyobokamana, jya ukurikira nyine bimwe wahisemo. Ariko niba ngibi nubikurikira ubyumve, bizakubera urubanza ku munsi w'amateka. Ariko wirinde gukomeretsa imitima yacu, kuko twarakomeretse bihagije. Mwirinde natwe twirinde, tubane mu mahoro. Shalom. Yesu abaho umugisha. Abantu bari muri Australia, muri inshuti zacu, Canada, Ubufaransa, Oman n'ahandi mu bihugu bya Afurika, Uganda ndabasuhuje, Kenya, Tanzania ndabasuhuje. Muradukurikirana cyane ku rwego ruhambaye. Imigisha Imana itanga, Imana izi kwitura ibyiza, ibitura ibyiza jewe ntabagirira. Shalom, shalom, shalom. Amen.